neza. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro ishize, tuzaba kuri ya ngoma. Twese tuvuge cyane ngo amen. Kureba ukuntu mwicaye rero n'imyaka yari ishize twicara nk'amatere y'insina, umwe iriya undi iriya, dushimiye Kristo Yesu ukora ibintu. Nta mashyi mukomye. Gutegeka kwa kabiri, gutegeka kwa kabiri, ibice 8. Umwana mama bamufate cyangwa aba protocole ashobora no kuza kuzimira yigereye mu mbuga nta kibazo. Ibice bingahe? N'umurongo wa kangahe? Sinongere kubona uwo mwana acaracara mama bamufate. Muhikindaza ariko ndabona muhaye biswi. Dusome. Ni igihugu cy'ingano na sayiri. Ntabwo ni kwanditse? Umurongo w'8 nabivuze. Ibice 8 umurongo w'8. Ni igihugu cy'ingano na sayiri, n'imizabibu n'imitini n'amakomamanga. Ni igihugu cy'imyelayo. Ntabwo ni kwanditse? N'ubuki. Tuvuge cyane ngo amen. Ni igihugu uzariramo ibyo kurya ntibibure, yego tuzagira icyo ugikeneramo. Ni igihugu cy'amabuye y'ibyuma n'icy'imisozi wacukuramo imiringa. Uzaryohage, uzashimira Uwiteka Imana yawe igihugu cyiza yaguhaye. Tuvuge cyane ngo amen. Ibyahishuwe
ibice 7 nahahera ntabwo habagora. Ibice 7 duhere ku murongo wa 9. Duhere ku murongo wa 9 turaza gutaruka. Ndababwira aho turi butarukire. Murongo wa 9 tugeze ku wa 10 turaza gutaruka duhere ku wa 13. Ibice 7 mwahageze n'umurongo wa 9. Hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo, bavuga ijwi rirenga bati agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Tuvuge cyane ngo amen. 13 rero, umwe muri ba bakuru muri icyo gice, umwe muri ba bakuru arambaza ati, aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti, mwami wanjye niwe ubizi. Arambwira ati, aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere cyose, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabohera amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yawe. Tuvuge cyane ngo amen. Ubwo umuntu ashatse ntiyakwicaye, ntibisobanutse. Reka mvuge ko karasisi kazaba ahangaha hejuru. Hejuru ahangaha hari ibirori twiteguye, bituma tudasambana, bituma tutanywa inzoga, bituma tudasomana, bituma tudakora amakarese, bituma tutarwana, bituma tutarara muri za kirwa nzenze. Hari ibindi birori biruta ibyo ngibyo. Hari ibirori hejuru. Iyo mabona twimunyamunya, bariya ni bande kandi bavuye he? Baturutse he? Bakomotse he? Bavuye muri urya mubabaro. Munyikize cyane ngo amen. Hejuru ahangaha hari ibirori bizahaba. Imana ishimwe. Nasomye mu Gutegeka kwa 2, reka nigisheho gatoya. Igitabo cyo Gutegeka kwa 2 cyanditswe na Mose. Yacyanditse mu marembera y'ubuzima bwe. Amagambo akigize nayo gusezera. Mu ndimi z'amahanga ngo yitwa discours d'adieu cyangwa mu cyongereza farewells. Ni amagambo ya bayi ngo yari mu gikombe cy'Imowabu. Arimo gusezera Yosuwa na Kalebu n'urubyiruko rw'imyaka munsi y'imyaka 20, under 20. Nabo ngabo barimo gusezera. Uwiteka aramutegetse ngo nakore ihererekanya bubasha, remise reprise, handover. Ayiho witwa Yosuwa, amuha ubushobozi, amurambikaho ibiganza, imbaraga zimurimo zimujyemo, amujyane mu ihema. Iryo hererekanya bubasha riturutse kuki? Mose ntago yari kurwana n'amahanga n'amoko y'i Kanani. Ntago yari umusirikare, yari umushumba. Haragomba rero undi mukomando, haragomba undi mukomando ugiye kurwana n'Abayebusi n'Abahiti n'Abahivi, amoko 7 ari Kanani. Haragomba undi muntu ufite inkota. Niyo mpamvu Imana avuga ngo nakore remise reprise, ihererekanya bubasha. Ngo bari aho ngaho Mowabu, agiye kubwira abana bo munsi y'imyaka 20. Iki gitabo kandi kigira irindi zina, cyitwa gusubiramo amategeko. Bibiliya igira ibitabo bigira amazina 2. Iki ngiki cyo Gutegeka kwa 2
cyitwa kandi gusubiramo amategeko. Mu ndimi z'amahanga ngo ni la repetition de la loi, gusubiramo amategeko. Mvuze ibitabo bigira amazina abiri, n'igitabo cy'umubwiriza kigira irindi zina, igitabo cyo kwicuza. Uwacyanditse yari arimo kwicuza ati ndagiye ariko abasigaye inyuma ntimuzapfushe igihe ubusa. Un livre de regret, igitabo cyo kwicuza. Kandi buri gitabo cy'Abagalatiya cyitwa igitabo cy'umudendezo w'Abakristo. Kandi burya urwandiko rw'Abafilipi nanone rwitwa urwandiko rw'umunezero, lettre de la joie. Ni igitabo cyo gusubiramo amategeko. Arayasubiramo bande? Abana bagiye gufata igihugu munsi y'imyaka 20, nabo ngaba arimo kuyasubiramo kandi arihanangiriza, arabatongera, arababwira ngo mwabana mwe, iyo mugiye Imana mugiye gukorera irareba, ntirobanira ku butoni, iyo ukoshereje iraguhonda. Byabaye kuri baso, byabaye kuri basekuru banyu, babandi yakirishije ukuboko gukomeye, babandi yambukije inyanja, bapfuye yuko batayumviye, namwe nimutayumvira izabacapa. Ntirobanira ku butoni rero. Nugisoma ni igitabo cyo kwihanangiriza. Iyo mpamvu Imana ikinteje ngo nyibwire abato n'abakuru, iracapana, Imana iracapana. Iyo utayumviye kwabwira abana, abandi bagiye hehe, ba papa babo bagiye hehe, bashiriye mu butayu bwitwa Kadeshi Barineyi. Ni ubutayu bubi, Kadeshi Barineyi. Ni ubutayu umuntu ageramo Satani akamwibagiza imirimo yose y'Uwiteka, akabikoropa. Ya mirimo yose Uwiteka yagukoreye ukayibagirwa. Ngiyo Kadeshi yamaze abagenzi bajya i Kanani. Urayibarirwa wowe urayibarirwa. Kadeshi niho Miriyamu yaguye, wa muhanzikazi. Niho umusaza wa Aroni yaguye. Niho ubusabwe bw'inzoka bwaririye Abisirayeli banze kureba inzoka yo mu butayu. Niho abasirikari 600 barwanaga, bari bazi kurwana, baturutse Egiputa, niho bashiriye. Kadeshi yamaze abantu. Niho abatasi 10 bazana inkuru z'incamugongo, bavuga ibintu bidashoboka, bavuga ibintu by'ubwoba. N'ubu kandi dufite abakristo b'abanyabwoba basigaye bavuga igihugu nabi. Burya twaracyatsaga abantu, burya kwari ukuyoba, burya kwari ukuziyozengera, burya nari narayobye none ndajijutse. Baravuga inkuru z'incamugongo. Niho Mose Imana yamukurijeho ko atazagera i Kanani. Baramucumuje akubita igitara atabwiwe kugikubita. Kadeshi yakagenda izabone. Mu buryo bw'umwuka Kristo yigezemo yibagirwa amateraniro kandi ari ku cyumweru, akirirwa arya watermelon, akirirwa kuri watermelon no ku binono n'isombe, akibagirwa Imana yamuhamagaye. Iyo umukristo ahageze yirirwa ku gasobanuye muri Filipi, abandi bari kwigaburo ryera, akirirwa byina kiriwa nzenze. Ni ubutayu buhanagura imirimo y'Imana, ni ubutayu bwibagiza. Umukobwa wabonye touch cyangwa smart, umukobwa wayibonye iyo ageze muri yo Kadeshi ntabwo asinzira, ubunyoni bumuvugiraho, bite switi icyuki kaneke mwana kana, ijoro rigati. Ari Kadeshi Barinayi, ari Kadeshi ari Kadeshi.
ni ubutayu buhanagura imirimo y'Imana, bugahanagura neza, bugahanagura burahanagura. Umugabo wayigezemo yayigezemo yibagirwa ibyera, yibagirwa imvugo y'Imana, yibagirwa habe na nshwa, habe n'umuyugira mu gutwi. Ntabwo ati harya uyu munsi ni kuwa kangahe, bati ni ku cyumweru, ego ni saa ngahe, bati ni saa 8, ego ariko stress ziko zanyishewe, stress zirakwica. Ntabwo heruka kumva imvugo y'Imana. Ni Kadeshi Barineri, ni ahangaha baguye bose. Harokotse abantu babiri gusa. Karebu nande? Imana irababwira ngo ndirahinza abajyana mu gihugu. Haleluya. Ndirahinza abaha igihugu basha, uko mukivuze muzakibona. Arimo kwihanangiriza abana rero batazi indyo n'imoso. Imana ikoresha abahari, niwanga izakoresha abandi. Ikoresheje abana bo munsi y'imyaka 20 batazi na 12, batazi namba nibigiye gukoresha, nigiye gufatisha amahanga. Aravuga ngo mwabana mwe muze mbaburire ibyadukozeho, namwe mutazagwa muri aya makosa nk'ayo baso baguyemo n'abasogokuru. Igihugu mujyamo ni igihugu cy'amata n'ubuki, ni igihugu cy'ingano na sayiri. Arimo kukibakumbuza kuko kubibabwira ntabwo babyumvaga, ntabwo bakibonaga. Kandi nawe n'ubu ngubu utagiye mu mwuka ntabwo wabona ibyo urimo, ntabwo wabibona. Babona dukosa Ruyongo, babona turi abantu basaze, ariko turaba n'undi mudugudu. Imana ishimwe. Kabaga ngo baso basiraga ibintu bagakora ibintu, Imana ikabacapa. Namwe nimubikora ibyo byaha izabacapa. Kandi mwumvise ko Uwiteka yanga ibigirwamana, ntimukabijyemo, nimujyamo namwe izabacapa. Arabihanangiriza rero, aravuga ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki n'ingano na sayiri. Kubera iki yababwiye amata kandi muri Isirayeli ari ubutayu? Amata avuga iki? Ni imvugo y'umwuka. Amata n'ubuki, ubuki buvuga kuryoherwa. Ni ukuryoherwa, nimugera mu gihugu muzaryoherwa n'igihugu. Amata bishaka kuvuga umunezero, independence, nationalite. Muzidegembya mwarimu wanjye, iyo turi muri Yesu turidegembya. Unywa kamukaru ukarara urota uguruka, wakwambara agatenge ka 2 ukarara uvuga mu ndimi, warya kakawunga n'udushyimbo twa mitiyu ukarara uririmba zo guhimbaza. Iyo turi kwa Yesu turidegembya, ni ukwidegembya iyo turi kwa Yesu. Ku ngoma ya Salomo ngo yari amahoro masa. Salomo wacu ni Kristo Yesu. Iyo turimo turidegembya, wambara agapira k'umusini bakabati kaguze bingahe, uti ntabwo nayakubwira karahenze, naho Yesu yagateye ipasi. Munyikirize cyane ngo haleluya. Ni igihugu cy'amata n'ubuki, ntabwo ari amata nta nzuki ziriyo, ni imvugo y'umwuka. Uzarya uhage. Amata avuga umunezero. Umwana wanyweye amata ntagira umushiriha, ntabwo ameze kimwe n'uwanyweye ibivuzo, ntaho bihurira. Umuntu wanyweye amata akura neza. Niyo mpamvu n'igihugu cyacu cyakizeho ubworozi cyane, akura neza, nta bwacya agira, nta mwera agira, kubera ko yanyweye amata. Ariko wanyweye ibivuzo ugira ngo ni umusaza kandi ari umwana w'imyaka 3. Igihugu cy'amata n'ubuki. Iyo turi kwa Yesu turaca. Haleluya. Iyo turi kwa Yesu turaca. Ni igihugu cy'amata n'ubuki. Nicyo ashaka kuvuga independence. Uzajya muri minisiteri ukomange, kuko bari bavuye mu bucakara, usangemo umwana wo kwa shangazi. Uzumva ministre bamugize uwo mwiganye primaire, uzumva premier ministre bamugize uwo mwiganye muri segonderi. Namwe muzabona uburenganzira. Ni igihugu cy'amata n'ubuki. Ntabwo ari kugenda ngo bahite bakama. Ni igihugu cy'umunezero, ni igihugu cya independence, liberté totale. Icyo ashaka kuvuga, hari igihugu duharanira kujyamo, ni igihugu cy'amahoro. Imana ishimwe. Aravuga icyo gihugu rero mwabana mwe ni icy'amata n'ubuki, nimukigeramo muzarya muhage. Amen. Twasomye nihute,
twasomye ngo abera bageze mu ijuru, ibice 7, ngo abamarayika baratangaye, ngo babaza Yohana ngo bari abantu baturutse he, barabazanye ngo ari abantu bavuye hehe kandi baturutse he, dore aba bantu bapfufunutse he, ngo bahora bafite amatsiko, ngo baturutse he aba bantu, burya se habaye abantu, burya se mwisi haturutse umuntu muzima, hari umuntu se waretse ubusambanyi muri iriya si imeze kuriya, hari umuntu se waretse amanyanga muri iriya si imeze kuriya, ego abase baturutse he, ko twari tuzi ko bashiriye ku icumu, aba baturutse he Yoha, bamarayika baturutse he, ngo bafite amatsiko yo kuzareba umuntu uzacomoka muri iyi si, ngo bafite amatsiko umunsi w'itorero rizataha, torero haleluya, kandi ngo abantu bazaba baturutse mu birere mu mpande enye z'igihugu, ni kiliziya, niko abahanga bavuga, ni kiliziya, ni eglise, ni kanisa, ni itorero rizaba ryatashe, kandi ngo rizaturuka mu mpande zose, mu moko yose, niko twasomye, ngo azaba ari ibihumbi n'ibihumbagiza, ngo ni umubare umuntu adashobora kubara. Imana izi abayo, haleluya haleluya, Imana izi abayo mu mahanga yose, umuntu ukora ibyo gukiranuka agakora ibyo ishaka iramwemera, muranyikiza cyane ngo amena, ngo bazahurira rero mu ijuru, hariho amajuru atatu, amajuru ni atatu, iryo torero rizamena iki kirere n'ijuru rya mbere, ry'inyoni n'imvura, iki kirere kivamo imvura n'ijuru rya mbere, ijuru rya kabiri ni iry'abadayimoni, ryari ryatangira amasengesho ya Daniyeli ry'abamedi n'abaperesi, ijuru rya gatatu niho Pawulo yagiye, ni ijuru ry'abera, niho tuzataha, ni mu kanya gatoya nk'ako guhumbya, ni mu kanya gatoya nk'ako guhumbya, abera bazataha, ubimenye ko ari abera, Mana ishimwe, bazataha. Ngo tugeze mu ijuru, icyatangaje uyu mwanditsi, ngo barabajije ngo bavuye he kandi baturutse he, abanga bavuye muri iryo mibabaro, none se baseseye bati ko tuzi ko ari amacumu acana, bageze hano gute kandi hera banyuze, ngo bari bafite isabune, ngo kandi iyo sabune ni amaraso ya ntaba, ngo niho bagiye bamesera imyambaro yabo, niho bagenda bamesa, niyo mpamvu bamenye ubwenge bakagenda bamesa, bagenda batera intambwe bamesa, bakizwa, bezwa, none bashidutse bageze muri iki gitaramo, muranyikiriza cyane ngo amen. Ngo bagenda bamesa, n'ubu mwaje kumesa, mwagize neza, mwaje kumesa ubu ngubu, ngo bagenda basesera bamesa, banyura mu busambanyi bakwepa, ubu ni imibare, gukora muri iyi si ni imibare, Satani arimo kurwana cyane kuko azi ko tugiye gutaha, kuko ngo yamenye ko ari twebwe tumubuza, ni ukugenda ukwepana n'abadayimoni, haleluya haleluya, ni ukugenda ukwepana nabo, ariko tugenda tumesa. Ngo bageze mu ijuru rero, ngo hazapimwa imirimo y'abera, nicyo kizabanza, nihute, imirimo y'abera izapimwa, kandi izapimishwa umuriro, ntabwo ari umuriro uyu nguyu mucana, ngo ni amaso ya Yesu ngo azasa naho aduhindutse gato, amaso ye ngo abe birimo iby'umuriro, atangira apima imirimo, worship team azapima imirimo, arebe impamvu waririmbaga, arebe impamvu wasohoraga ijwi ryawe, niba ari ukwiyamamaza, arebe impamvu wasonorizaga, arebe impamvu wacurangaga soro, niba ari ukwiyamamaza, azareba impamvu wazanaga amaturo, niba uyazana nyuma kubera ko badodeshe superi, ngo barebe moderi, ntacyo uzarokora. Azareba impamvu waguze izi ntebe zose z'urusengero, niba ari kugira ngo izina rya Yesu rihabwe icyubahiro, cyangwa niba ari kugira ngo bagukomere amashyi ugenda ubyamamaza. Abonye intebe z'ubururu ziri mu rusengero, ati ni njye wazibaguriye,
izi mbaho zari zarabazonze nuko ndabatukura. Iyo mirimo ngo izashya. Bibiliya ikavuga ngo ibyo mukora byose mubikorane. Iyo mirimo ngo imaze gupimwa izagenda yitendeka ahantu itegereze nyirayo. Ngiye gusoza dusenga ngo izitendeka, izarokoka ngo izitendeka. Imyaka 3 n'igice nibwo izapimwa. Ntabwo ari gupfa guhitagira tugera ku Mana. Reka da 3 n'igice bazadupimira ngo abemewe rero, ariko buri wese azaba yemewe wumvise impanda. Urangiza cyane ngo amen. Iyo mirimo rero ngo niyitendeka badisi, umwami Yesu ngo azatujyana mu cyumba cy'ibirori. Indi myaka 3 n'igice ngo azatujyana ngo azatujyana mu cyumba cy'ibirori. Ubwo mbese ni nko gutwikurura imirimo, ni nko gutwikurura mu mvugo y'ina. Bazahita avuga ngo nimuze aho data yahaye umugisha, ngo atujyane mu cyumba cy'ibirori. Bibiliya iravuga ibyasho ngo ni mu bukwe bwa ntama. Nurantrore dala no se do l'agneau. Mu birori bya ntama tuzinjiramo, ngo azaba turangaje imbere, ngo akenyera duhereze. Ndashaka kuvuga ibizaberayo kugira ngo mukumbire ibizaberayo. Urangikiza cyane ngo amen. Ngo imirimo rero ntabwo abamarayika bazakora protokole cyane. Reka imirimo izikorera protokole. Imirimo nizayikorera. Uzajya ujya kwinjira, intebe ziriyo, uwo mwana bamuha akanyonyo mawe namuha akanyonyo twaje kumva. Ntimugatuma abana barira mu rusengero ngo bareke. Muha akanyonyo cyangwa ikindazi. Yesu ashimwe. Ya mirimo tucinjira muri ibyo birori. Ntabwo intebe uzicaramo ari ugupfa kuyicaramo. Reka hari protokole y'imirimo. Umwuka wera azanjyana imirimo imperekeze, kandi ahawe kwambara umwambaro 19 mwiza wera w'igitare. Imirimo yabo ijyana n'abigize gutaha imuherekeje muri iyo sare y'imyaka 3 n'igice. Nta kajagari kabamo. Imirimo izabicomura n'imirimo ngo izahita kwicomeka ikwereka aho wicara. Utazapfa kujya guteza akajagari kwa Aburahamu cyangwa kwa Batabita cyangwa kwa Badanyeli. Uzavuga mukomere ba Danyeli batikomera. Dore n'Aburahamu batikomeza utwaho tukujyana urahabona. Kameza hanga kadurumayo kabaho nkake wanyu nta kimenyana. Utwo wakoze turakujyana mu gishoro. Komera Sarayi batarakara. Komeza turakore kutwaho. Komera Dawidi komeza. Imirimo zarakoka nizaguhesha icyicaro. Imirimo twebwe kera tukivumba, iyo wageraga mu bukwe warebagaho igicuma kigana kugira ngo kigusangayo utanga abahariye. Si ibyo rero bizabayo, nta kajagari gahari. Imirimo izakwicaza muri karitsiye ukwiriye. Dore ba Yeremiya batikomeza. Dore ba Pawulo baciye komeza yewe. Maze waburaga n'akawungu kararurira ugasomana ngo guhe 200. Bariya ni bandera atari ko ahageze ko tukwereka icyicaro. Imirimo turagiye tubimenya tugakora twishije. Bagiye wira ngo ikujyane ikwicaza ahantu hakubereye. Ntawe uzabyigana n'undi. Nta kimenyane kizaba cya shangazi na muyomba. Reka ibyiza byawe ngo ntawe uzacingiriza undi. Ayo mashini y'Imana se.
Yesu niwe mucyo. Ntazavuga ngo kunyingirije ngo ko munyicaje habisi oya, aho zicara hose haza bakubereye. Umwe yaravuze ngo icyampa nkazaba no kwibaraza ariko nkagerayo. Ndabifuriza kuzataha ibirori. Tuvuge cyane ngo amen. Ndabifuriza kuzaba muri ibyo birori. Tukimara gupimirwa imirimo no kwicazwa ngo ntabwo tuzicara amaramasa. Ese umwe uzaririmba nahoze mvuga ngo azasubire muri korali ngo ntabwo tuzicara amaramasa, nta runguri zatwica. Ibyahishuwe 15 ngo tuzaririmba indirimbo ebyiri. Korali zingahe? Hazaba ariyo korali ebyiri. 15 byahishuwe. Hazaba hari indi korali ya mbere iyobowe na dirija witwa Mose. Ngo tuzaririmba indirimbo ya Mose. Ngo abahanga bazatangira kuri soprano. Abatangije iyo korali, abafondateri bayo. Ngo wa mbere uzajya kuri soprano ya mbere ni Abeli. Yipange. Ayaya. Bayenochi. Lo suivant. Banoa. Ibikogezi. Bajeho. Ba Debora, ba madamu nabo bazaba ni korali, niko Imana yacu ntirobano. Ba Debora, tiko. N'abarusi babandi bavuye mu miryango itera umwako. Ahanga bazaba bagiye. N'abambaraya ngo bazaba ari n'abarahabu ngo bazaba bagize iyo korali. Maraya arahabu. Ni korali remix. Ba Obedi, ba Obadia, ba Yeremiya. Biciwe mu Misiri. Ba Yesaya bacereye mu biti. Ni korali y'intwari ba Aburahamu. Iyo korali ngo izaba ikomeye. Ngo ni korali ya les anciens de l'église baduciriye inzira, baduharuye inzira. Ngo bazaririmba kuva mu itangiriro kugeza muri Maraki. Bavuga ngo rero aya mashina y'Imana ngazaba ari umunezero wo kunezeza umugenzi. Ibyishimo bizatwica. Iyo korali ngo nirangiza rero ngo hajyeho korali B. Korali B rero izaba irimo abafondateri bakomeye kandi dirija wayo ni Ntama w'Imana. Iyo korali birakomeye. Ndakwifuriza kuzaba muri iyo korali kandi natwe ngo tuzajyayo dirija niyo tuzaba turimo. Kuko ngo twebwe turaba nimugoroba saa 11 ariko ngo twarizeye turamwumvira. Haleluya. Dore abafondateri bayo korali B bazakenyera ngo iyo korali zamuhagurutsa. Kavuga ngo nimuze abo data yahaye umugisha. Abafondateri bayo uwa mbere Stefano Wera bamuteye amabuye ku ikubitiro. Uwa kabiri mubabwire Bartelemayo baramushishuye apfa nyuma y'iminsi 3 nk'ihene yapfuye ava. Baramushishuye nk'ihene bamusiga ku zuba. Nimero ya kabiri. Uwa gatatu mubabwire Petero bamubambye acuramye baramubamba. Uwa kane mubabwire Matayo bamurashe imyambi mu Buhinde. Uwa gatanu mubabwire Yakobo revera Yerusalemu bamuciye igihanga. Ni korali y'intwari, ni korali y'ibikonyozi. Uwa gatandatu mubabwire baba birirwa muririmba wabuze ibishimbo bya miti. Mana uranyanga, mana nzakuvaho, mana bikora n'utabikora. Ni Paulo baciye igihanga i Roma. Uwa karindwi mubabwire ni Polikaripo revera wa Simuruna bamutwitse ari muzima. Babwira abandi barimo ni Perepetua batwiciye mu migano. Babwira abandi ni Yohana ku kivi Patimo. Babwira abandi ni Mariya wihanganiye umusaraba agatwika inda bavuga ko ari ikinyendaro akarinda mubyara na Yosefu nabihanganye. Babwira abandi iyo korali bazaba ari abafondateri bazaremba indirimbo ya Ntama. Ngo ni indirimbo y'intwari batabita. Izo ntwari zose abo bera bose abo bafondateri bose abo bemeye guhara amagara yabo kugira ngo natwe dukizwe. Dore rero uzafunga imirongo y'inyuma. Ku muntu uzafunga imirongo y'inyuma arashekeje. Ngo ni cya gisambo cya kiyuku nacyo ngo kizeteta kizemo.
ngo nacyo tuzajya kubona tubone nacyo kiraje gati kibato, ariko nanjye ndahariya yangiriye neza ku munota wa nyuma. Uyu munsi tugiye gusengera abantu bo ku munota wa nyuma, turasengera abantu bo ku munota wa nyuma. Igihe wahereye uyu munsi nudakizwa ugende wipfire, ngo nacyo kiziteta kiza, ngo kizafunga imirongo y'inyuma. Hanyuma natwe rero abandi mugoroba ko tuzaba duhari ntabwo tuzaburayo. Ayo mashini y'Imana bazaba ari igitaramo cyo kunezeza umugenzi, ngo Imana izabamba amahema hagati yabo, nta mwijima uzabayo, nta rupfu ruzabayo, nta gukuramo inda, nta tungo rizaramburura, nta bombe atomike, nta sida, nta kovide. Nta mipaka izabayo, ntabwo muzajya kuvoma, nta matara muzagura, yo baba data we, nta kindi kintu muzabazwa, bazaba ari uguhimbaza gusa. Ritime zizijyanamo, indirimbo zarateguwe, abaserati bahora barepeta. Haleluya, haleluya. Nibo batwohereza dukeya, ni igihugu cy'amata n'ubuki, ni igihugu cya independance. Tuzarya duhage, tuzidegembya. Nta mariage zibayo, nta mariage zibayo, nta message zibayo. Kutinze kunjyana ko mbuze inkwano, ntabwo bazarongora, ntabwo bazarongorwa, kuko uko Kristo azabasa niko natwe tuzasa. Tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, kandi ahawe kwambara, umugeni witeguye ahawe kwambara umwambaro mwiza. Uwo mwambaro ni imirimo yo gukiranuka yabera. Mbese uzabayo? Muri iyi ngero inyunga zaba ari umunezero wo kunezeza umugenzi, ngo ni igitaramo kitazashira, ngo azakenyera duhereze. Ndifuza kuzabayo, ubwo abakristo bazinjira, nta musambanyi uzabayo, nta mugomo uzabayo, usomana na twa tuntu twose, twa tundi tudutera. Uyu munsi turagusaba kugira ngo umese. Imana yakuraritse, wagombye kuba uri hahandi wagiye, ariko Imana yakuraritse, Imana yakugiriye neza. Tugiye kuririmba iyi ndirimbo, tuyiririmba buri muntu wese ushaka ko tumusengera bwa mbere niwe mbanza, bwa mbere araba yageze ahangaha imbere. Muhaguruke turirimbe iyi ndirimbo, tugiye kubarimbira aka karimbo k'iyo ngiyo. Hanyuma umuntu wese ushaka gukizwa tugeze ku gitero cya kabiri aze kuba yageze hano cyangwa haze mbere. Ntacyo umuntu ashaka ko tuzajyana muri ibyo birori. Imana iguha umugisha. Nimuyobora abantu ba protokoli, nimuyobora aba bantu, nimutangire muze. Ntacyo abandi musenge, muhaguruka twese, abandi bacomoka baza. Yewe ushaka gutaha ubukwe, yewe banguka tugusengere, turakurarika muri ibi birori. Tambuka, muha akanya abantu baze, abana nimubareke, kere kupfukamanye na mama we cyangwa n'uwo bazanye, muca akayira abantu batambuke, mwereke abantu akayira batambuke, muve mu isi mbi, tugiye iwacu mu ijuru, tugiye iwacu mu ijuru. Nimutambuke, mureke abantu batambuke gusingiza umucunguzi. Abagezeyo baragwiriye, turimo gutanga akayira. Tugiye iwacu mu ijuru,
bitekereze neza, bitekereze neza. Turashaka kugusengera ngo Imana igukize. Umuntu waguye, umuntu wiziwe icyaha natambuke tugusengere, asanga aba bantu. Amashyi ku Mana yacu, amashyi ku Mana yacu. Mutanga akayira abantu baze tubasengera. Umuntu ushaka akayira mumuha akayira. Umuntu waguye, umuntu uzi ko afite Imana iguha umugisha, Imana irashaka gukiza abantu. Impanda ivuze wajya hehe? Turashaka kugusengera, muha akayira abantu bazi. Umuntu waguye, umuntu uzi ko atagenda atambuke, mubaha akayira. Tugiye gusengera ikindi cyiciro tugiye gusengera, ikindi cyiciro. Amashyi ku Mana yacu. Umuntu waguye wigeze kwizera umwami Yesu, wameshe yarangiza akanduza imyambaro, natambuke tumusengere. Amashyi ku Mana yacu. Mukoma amashyi, Imana irimo gukora ibitangaza. Mukoma amashyi, Imana irimo gukora ibitangaza. Imana irimo gukiza abantu. Mwuka Wera arimo kugenda, Mwuka Wera arimo kugendagenda. Imana yakuntumyeho. Tugiye gutaha. Ntubirebe gutya, tugiye gutaha. Reka dusengere undi muntu. Tugiye gusengera abantu amatorero yabo yashwanyutse kuko ataragishoboye kuzuza ibyo leta yasabaga. Bakaba bari mu kirere, ari abafana b'abapene, ari abafana b'abadive, b'abangirikani, batagira aho babarizwa. Turashaka kugira ngo babone aderese. Tambuka wowe mukristo uba mu kirere, kuko upfuye ntabwo wabona ugushingura. Unakoze n'ubukwe wajya kurangura abantu bakurambika ibiganza bishishe bitagira 12. Tambuka tugusengere. Umaze iminsi ubeya mu kirere, nta torero ufite. Tambuka tugusengere, tambuka tukwereke Imana, tambuka twinjize mu itorero nyatorero ritari idini. Urahari? Imana iguha umugisha. Umuha agatebe yicareho. Imana iguha umugisha. Amashyi yawe n'amasabano. Umaze umunsi uzerera. Imana iguha umugisha. Nta torero ugira, ntaryo. Upfuye ntawagushingura. Unakoze n'ubukwe ntawagusezeranya. Wajya kurangura ibiganza utazi ibyo ari byo. Tambuka. Ntara kujya kurangura ibiganza utazi ibyo ari byo, ugatangira urugo rwawe rurimo amashitani utazi iyo yavuye. Tambuka tugusengere. Umaze iminsi nta torero ufite kandi bararyigeze. Tambuka tugusengere. Amashyi ku Mana yacu. Tatayeme, kaducuranga inanga. Tatayeme. Tambuka. Tatayeme, kaducuranga inanga. Tatarakemera. Tugiye gusengera. Urasigaye koko. Reka dusengera abantu. Abadiyakoni babagote n'abakozi b'Imana mu bagote, maze mureke tuzatahana ibyo birori. Mufata umwanya mutunge ibiganza kuri aba bantu. Mana Nyiringabo, turagushimye. Aba ni abana bawe, barashaka kuzataha bwa bukwe. Bameshe ibishura byabo, bameshe imitima yabo, barayikugomoroye rero. Baje nta gahato, baje ari ijambo ryawe rihize rirabatahura. Baraje ngo bababarire rero. Yesu batunganye, amazina yabo uyashyire mu gitabo cy'ubugingo. Tuzatahana ubwami, tuzatahana ibirori. Uhereye uyu munsi ibyabaneshaga ntibikongere kubanesha. Bahe kwimuka rwose, ubatuze ku wundi musozi wera. Ubahe imbaraga z'Umwuka Wera, ubarinde ibizira bibariho, kandi ubahe Umwuka Wera ubarinda. Urakoze, turagushimira. Tugukomeye amashyi, tugushimira mu izina rya Yesu.